Yes, mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru agenda acicikana hirya no hino cyangwa twacukumbuye. Aya ni amakuru arimo ubwenge bwinshi, ni amakuru abacukumburanye ubudahangarwa. Uko mubizi mumaje kumenyera inkuru y'uwitwa Skaitu. Ubu Skaitu n'umugore we ubu ntabwo hari kuvugwa rumwe kubera yuko ubu cyane cyane uwitwa Skaitu arafunze. Mu yandi makuru turababwira ko turi bubagezeho amakuru y'uwitwa Yampano wagaragaye ari gukora imibonano n'uwo bashakanye, ubu noneho nawo ngo hahiye rwambikanye. Ubu Yampano ari kumukubita ubutitsa amubyoza amafaranga 100,000 ndetse ngo n'ibyangombwa birimo passport na perime yahishe. Waza kwibaza ngo ubundi kubera iki Yampano yaje kuba yakubita umugore? Nanone wibaze ubundi kubera iki umugore yafashe umwanzuro wo guhisha ayo mafaranga ndetse agahisha na perime na passport. Reka dutangire. Uwitwa Skaitu we ubu ari mu maboko ataraye azira guca ugutwi umugore we. Ngo uwitwa Skaitu yashyamiranye n'umugore aza kumuruma ugutwi acira hasi, inyama yita hasi. Ariko ndagira ngo tubanze tuganire hano kuri iki kintu tutararengaho gato. Uwitwa Skaitu nzi neza ko nta mutima muba agira, uretse ko iyo anyweye inzoga aribwo ngo bimuvanga bikamutoromera ndetse akaba yanakurya n'ijisho neza agacira hasi. Gusa nanone ngo uriya mugore we ngo yikundira akabyeri nta guca ku ruhande, nawe iyo yagatayemo yo yasomye byeri ngo ntabwo niyo waba uri perezida wamuvugiramo, ngakubita mu ijosi neza agatera uwo kajwiga akanene kagakubita hasi. Bamwe mu nshuti za Skaitu bemeza yuko ngo uriya Mama Dobo yafataga Skaitu no mu bantu adatinya kumucanga inki za left and right agajugunya hariya. Mama Dobo asobanura agira ati, njyewe Skaitu yazaga yasinze ndetse akaza ntaho n'abandi bagore bamwe muri abangaba mugenda mwumva ba Jackie bakaza bakankubitira iwanjye neza bakanoza. Ubu tuvugana uwitwa Skaitu ari mu igororero rya Remera aho agikurikiranwaho icyaha cyo kuba yakubita umugore. Gusa nanone mwibuke neza leta y'u Rwanda ko hari abagore nanone bigira akaraha kajya he, bakigira inkoma mashyi, bakigira ko perezida cyangwa leta yacu yabahaye ijambo, akaza akakunya hejuru yitwaje icyo kintu. Nyamuneka leta y'u Rwanda nimujya guhana Skaitu ntimuzarengere, kubera yuko nawe arakomerewe, muzumva uruhare rwe hanyuma mumurenganure. Nibiba na ngombwa mwana bagatanya, ariko ntihagire uwo birenganiramo nyabo. Sindi guca urubanza kubera ko ntabwo ndi leta, imwe mufite ububasha bwo kugira icyo mukora kandi tuzi neza ko mutarenganya ahubwo murenganura. Twigarukire kuri Yampano nawe ati, mugore mpereza amafaranga yanjye umpe n'ibyangombwa byanjye byari biri hariya mu kabati. Ubundi Yampano ko tuzi neza ko umugabo nyamugabo atabika amafaranga mu nzu, wowe waje kubika amafaranga mu nzu uti? Amafaranga ari mu nzu aba yabaye ay'umugore. Amafaranga ari mu nzu aba yabaye ay'umugore, ibyo wakora byose umugore udufaranga aratukurya neza. Ubwo rero niba warandaritse ukaza wenda urugero ugapfunyura nkanga ukabikamo amafaranga, umugore akayabona, yarayariye nyine ahita ashyira mu bikorwa bye direct.
ahubwo ikintu twibaza icy'amafaranga wenda cyo reka tukiveho tukihorere. Icyo twibaza, uwo mugore we yafashe ibyangombwa byawe agamije iki? Iyo yifatira udufaranga akigendera, yafataga ayo mafaranga agamije iki mu by'ukuri? Hari ibintu tujya twitekereza nabyo bitari byiza. Mugore, fata amafaranga ubundi ureke umugabo yigira aho ashaka, afata ibyangombwa bye yigendere. Ubwo ya mpano nawe abagize ate? Abafashe mu ijosi, araniga, aratangira arakubitaguye. Ubu ya mpano nawe ari kuyingayenga gusura Skayito mu igororero, kandi bari ku kintu kimwe. Nitujya tugerageza wenda kuba twakubaka ingo, tujye twakira no kuyoborwa n'abagore pe. Umugore w'iki gihe arakomeye, umugore emera kuyobora, umugore arakuyobora neza neza, ukabura n'icyo urenzaho. Kandi inzu arimo warayubatse, ibyo arya ari wo muhahira, bizinesi akora zose ari izawe, ariko mu kanya gato akubwira yuko ntacyo umaze, nta n'ikintu ufite muri urwo rugo. Abagabo tugerageze kuba twahinduka, ndetse tugerageze kuba twakubaka ingo zacu neza. Kubaka ingo neza nta zindi, ni ukwemera ukabinganzwa amarumbo y'umugore wemera kuyobore. Yita Chris nyawe, ndabakunda. Aha wari uri ni kuri Mr Today TV. Amakuru nk'aya ngaya na video nziza nk'izi ngizi nakagaruka. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.